bene data abantu bakabije kuba benshi abimana iri gushaka niri kubabona ni gute igihugu cyuzura abarokore isengera rujya n'uruza abantu babatizwa buri mwaka badasiba kubatiza amapasiteri amaboko yarahiye kwirirwa binika abantu nk'imyumbati binura badahinduka bakabije kuba benshi n'ubwinshi gusa nta musaruro nuko Imana ibwira Gideyoni iti bamanurire ku kagezi manura abapasiteri n'abashumba ntubasige manura amakorari bajyane ku kagezi mbakugeragerezeyo utabona baceza umuziki ukagira ngo bose barakijijwe utababona ku ruhimbi harimo abajyama harimo abatekinisiye banjyanire ku kagezi njyanira y'abahanuzi b'iyi minsi urabonamo amabandi abaje bagize amazi ururimi nk'imbwa muraho yemwe turagushimye mwami Imana izina ryawe ni iryera uhimbazwe wubahwa n'ibyaremwe byose amahanga yose yo mu isi agushime kuko nta yindi Mana ikwiriye gushimwa nta n'indi iteze kuzabaho ibindi byose byitwa ibigirwamana kuko byakozwe n'abantu ariko uri Imana itetse ijabiro uri Imana yubahwa n'abakomeye n'aboroheje uri Alufa ukaba Omega uri Adonayi uri hejuru y'amajuru uri hejuru y'abami n'ibikomangoma byo mu isi abaperezida n'abandi niwe wera gusa wo gusengwa niwe wo kubahwa n'amahanga none aka kanya uwambaye kubara no gupfa aciye bugufi ku birenge byawe ngo ugirireho umugisha kubw'ijambo ngiye kuvuga ndetse riri kumwe n'ubuhamya uko ushoboza kose ushoboze mwami rigirire benshi umumaro kandi ribereho guhindura ryubake imitima ya benshi bagiye kuryumva urakoze Kristo gusa mpeje Satani imwuka mibi yose twikwe n'umuriro uva hera ibyarwanya ubu butumwa byose bikurwe mu mayira maze icyo washatse wagendereye aba aricyo kiba ku muntu wese uzumvira ijambo cyane cyane kuba ufiteho gahunda mwami Imana iri jambo rizabagereho nuko ndagushimiye ko wemeye ko mba igikoresho ngaho komeza ubane natwe hirya no hino ku batuye isi umwuka wera akomeze kuganza mu mitima ya benshi urakoze kuri kumwe natwe tubisabye data wera mu ijuru kugiye kubitwemerera karo wivugira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen muraho yemwe nitwa Riziki Chantal ndi umukristo umukobwa w'umupantekote aha ni kuri cano ya Riziki Chantal kubw'ibyo hari ijambo tugiye kuganira Imana ibimfashemo nateguyemo n'ubuhamya bijyanye n'iri jambo uko umwuka yarimpaye nuko sawa reka tuganirire ijambo ariko mugira amahoro turebe igitabo cy'abacamanza igice cya 7 ku murongo wa 4 abariho duhera haragira hati Uwiteka ahera ko abwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo nuko ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana kandi uwo ndi bukubwire ntimujyane ntagende nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyira ukwe kandi uri bunywe apfukamye umushyira ukwe umubare w'abanywesheje amashyi uba 300 ariko abandi bose banyoye bapfukamye Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha kuko nkugabije abamediyani nuko abandi bose nibasubira iwabo amen mwakire neza ijambo ry'Imana bene data abari kunyumva muraho yemwe ahangaha Imana yari ishaka kurwanira ubwoko bwayo abisiraheli ku rugamba rukomeye nuko Imana ishaka ingabo yegera uyu mugabo Gideyoni tago twajya mu mateka burya musanze asekura ingano abandi bihisha ariko uzisekurira mu muvure ibyo si ngombwa ariko reka nihutire kuri ijambo aho nasomye ngo nuko Uwiteka abwira Gideyoni ngo abantu baracyakabije kuba benshi bene data nshuti z'umusaraba uretse no muri icyo gihe no muri ibi bihe bya nyuma abari kuvuga Imana bakabije kuba benshi isengero n'urujya n'uruza
bakabije kuba benshi. Reba aho Imana ibwira n'ukuri, Imana si yanga abantu, ariko yanga abantu badafite umumaro. Ni ukuri yageze Bibiliya avuga ngo muri Yohani mu gice cya mbere avuga ngo nicyo cyatumye Imana ikunda abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka. Byumvikane ko yatanze umwana wayo kuko Imana ikunze abantu, ariko ikibazo ni ubwishi budafite umusaruro. Ni ukubona amakorari urujya n'uruza, indirimbo ni urujya n'uruza, ariko ikibazo bene izo ndirimbo ba nyirazo ba nyirukuziririmba nta gakiza, nta musaruro. Sanga umuntu yarize arakora muri banki ariko si umwizerwa. Kera babashyiraga ku makesi abantu bagikijijwe bakamushyiraho tubwo ari umurokore, ariko ubu ngubu yewe mbese Uwiteka ni ubizi, abantu baracyakabije kuba benshi. Abapasiteri ni urujya n'uruza, abashumba, ababishopu, abapotre bakabije kuba benshi. Ab'Imana iri gushaka ntiri kubabona. Abenshi ni abanyamitwe, abahanuzi b'iki gihe abenshi ni amabandi, ni abatekamitwe, uretse ko hariho n'abahanuzi bazima, ariko bene abo bazima ntibagaragara. Niyagaragaje kuvuga kubera kuvuga ibikomeye bumva bamukubitira mu cyico, ariko ni ukuri indyarya inderenganya abo ngabo cyakoze bagaragaye, ariko ab'Imana iri gushaka ntiri kubabona. Bakabije kuba benshi. None se ni gute wakumva ko umuntu wubatse urugo yaramenye Imana, atwara Bibiliya, yabasha gusambana agaca inyuma y'uwo bashakanye? Niba ari ikintu cyabaga igitangaza mu rusengero rw'abarokore, ni ukumva aho umurokore yatuye gusambana. Kera habayeho byabaga ari igitangaza mu rusengero, itorero ryarariraga, abantu bagacura umuborogo bikamera nk'ishyano ryacitse. Ariko ubu ngubu ntacyo bikivuze, ubusambanyi bwagize umuzi muremure ku buryo ngira ngo hari kubona iteraniro ritarimo abasambanyi ntibikibaho, byaba ari n'igitangaza. Ahubwo kubona abantu bateranya atari abasambanyi byaba ari igitangaza. Kubona abantu bateranya hatarimo abajura, hatarimo indyarya, hatarimo abanyamoko, hatarimo abatinganyi ni igitangaza. Bigeze ku rwego rimwe na rimwe abantu bajya gusambana bagasambana n'amatungo, kuko ari naho Imana yantumye integeka kwanganisha icyaha cy'abantu basambanye n'amatungo. Mu iteraniro habonekamo abagabo hamwe n'abasore, abagabo 2 n'abasore 5, abantu 7 basambanye n'amatungo, harimo n'abasambanye n'inkoko, kandi muri bamwe muri abo bari bafite amabibiliya, bigaragara ko ari abantu. Bene data, abantu bakabije kuba benshi, ab'Imana iri gushaka ntiri kubabona. Ni gute igihugu cyuzura abarokore, isengero rujya n'uruza, abantu babatizwa buri mwaka badasiba kubatiza, amapasiteri amaboko yarahiye kwirirwa binika abantu nk'imyumbati, binura badahinduka. Kuki Bralirwa itagira ihungabana? Izi nzoga zinyobwa n'abande. Bakabije kuba benshi, n'ubwishi gusa, nta musaruro. Nuko Imana ibwira Gideyoni iti bamanurire ku kagezi, manura abapasiteri n'abashumba ntubasige, manura amakorari bajyane ku kagezi mbakugeragerezeyo. Utabona baceza umuziki ukagira ngo bose barakijijwe, utababona ku ruhimbi harimo abajyama, harimo abatekinisiye, banjyanire ku kagezi. Njyanira y'abahanuzi b'iyi minsi, urabonamo amabandi abaje bagize amazi ururimi nk'imbwa. Muri iyi korona ko barafunze isengero, Imana ishimwe, barakoze. Hari abo uhura nabo mu makaritsiye, wajya kubona ukabona niba ari umugore yikubitiyemo ipantaro, abandi bashyizeho amameshi kubw'akagahe bavuze ngo tuzafungura mu kwa 9. Abandi baratoboye amatwi n'abataratoboye, kubera ko bari mu rusengero badahari. Ni ubwishi, nta musaruro. Bakabije kuba benshi, bamanure ku kagezi. Bene data, Imana iri gupima, Imana iri gushungura. Nuko birangiye rero ngo Gideyoni abajyana ku kagezi, Imana iramubwira ntiyamuhisha ibanga, iramubwira ngo abayoza amashyi, abagenda mu byanjye bigengesereye. Umupasiteri witonda agakora umurimo wanjye, umushumba akamenya umukumbi, umushyira ukwe. Ariko amabandi nayo ushyira ukwayo, abaje bagize amazi ururimi nk'imbwa. Ni gute umushumba usanga akinira muri pisine, yagiye muri massage kwimasisha, ari umukozi w'Imana?
wenda nibashake bazampagarike burundu, ariko ndababwiza ukuri. Yagiye ngo muri pisine ugasanga mama pasiteri ari kogana n'udusoresore ngo turi kumwigisha koga muri pisine, ariko umurenga uryana nk'inzara. Bene data ngo bagiye ku Gisenyi ku mazi ngo ku mucanga, ngo niho bagiye koga, ngo basohotse kurya ubuzima. Semwe nimwumva rino jambo ngo ni ukurya ubuzima, kurya ubugingo bwawe ukaburirayo umucanga, umusenyi wa Gisenyi, uguhurutura Kigali ukuvana i Butare ngo ugiye ku Gisenyi Rubavu ngo kwidumbaguza ku musenyi. Bagabo bene data, nshuti z'umusaraba, yemwe mwabagore, niba ushaka umucanga hari Kigali Nyabugogo nta mucanga urimo, mwateruye nk'udufuko tungahe ukamena mu mbuga ukivurugutamo. Koko ukera gutakaza ubugingo bwawe hari kwabura musenyi, hirwa ngana za mayimuna hose, ukera kwirirwa urushanwa n'amagini n'ibiki byose banyu mutuye isi. Ariyo mpamvu muri kwadukaho n'imyico mutigeze mutekereza mu buzima bwanyu. Nuko bakabije kuba benshi, yebaba we. Nuko Imana iravuga ngo n'abaje bagize amazi ururimi nk'imbwa nabo bashyira ukwaba baza mu by'Imana. Kera kaba yari muri boîte de nuit, niho yaraye, na yarangiza akaza no mu rusengero akaza kubyina amakorasi agatera haleluya z'imirambararo. Imana ntikanzwe n'ibibika byo ngo sopaya ngo reka. Imana irashaka abantu bayoza amazi urushyi, ntikanzwe n'amabandi avuga ngo barahanura batirinda ibyaha, ari abajura barya imitungo y'abandi. Kanzwe n'abantu bagendera mu makoti n'imisaraba yo ku makoti. Reka irashaka abantu bayikorera bayoza amazi urushyi, bakabanza kureba niba nta misundwe, niba nta myanda, bakabanza kwitegereza amazi bagiye kunywa yariyo, badapfuye kugotomera ibyo ari byo byose. Nuko Gideyoni kabamanura ku kagezi, nuko ngo mu bihumbi 10 by'abantu, inzovu 10, habonetsemo abantu 300 bonyine babashije kuyoza amashyi. Mu nzovu 10, mu bihumbi 10 habonetsemo abantu 300 batageze no ku gihumbi byibuze babashije kuyoza amashyi. Yemwe biteye isoni kubona itorero paruwasi itangira mu kwezi kwa mbere, umwaka ukarinda urangira, nta muntu ubatijwe mu mwuka wera imidugudu yose. Muri Pentecote muri ADPR nibiteye agahinda n'umubabaro kuyobora abantu akarere nta raporo y'abantu babatijwe mu mwuka wera. Ibi bintu nibiteye ubwoba, boshye umwuka wera yarashize ku Mana. Ibi nibiteye ubwoba kuba dufite abakobwa bakikishingira. Ese akagapimo katambutse turi ku gapimo ku kagezi, korona yaraje, ubu ari abakobwa bari baratangije imishinga n'abasore babonye korona ati ntago tuzi igihe bizarangira, bahita bacaho barishingira. Bene data, kuzi igihe umaze uzi iminsi usigaje ku isi, ujye ubitekereza. Aho mujya mutekereza bene data, nshuti z'umusaraba, ko muzatungurwa. Nuko Imana iramubwira ngo abo 300 babashije kuyoza amashyi, abo nibo nzagutabara mwese mugatabarukana amahoro. Ariko abandi bose babwire basubire iwabo, babwire bagende basubire iwabo iyo babaga, basubire muri bene wabo, basubire muri karandezi wabo, basubire mu moko, basubire mu macakubiri, basubire mu busambanyi, basubire byose mu byaha byabo, abanze kubabarira bagenzi babo, abo ngabo basubire mu byabo, basubireyo. Abatabasha kuyoza amashyi nibasubire iwabo. Bene data, iri jambo Imana yigeze kurimba, nari ngiye kurifungirwa. Uko byagenze ho gato yambaye ku buhamya, natumiwe igikondo kubwirizayo mu Kigarama, dore ko basenga ku wa gatatu mu Mibyizi. Riziki ngeze Nyabugogo nibakirwa ahantu ngiye. Nibwo bwa mbere byari bimbayeho, kuva mu rugo ngagera muri gare ngiye gutega imodoka, ngashaka aho ngiye ngahayoberwa. Noneho bimaze kugendekera gutyo, ndibwira nireka ngibunaka ate ko zaho hantu nahuriye n'agashya ho muri Hangana ntago mbavuga izina. Nuko ntireka ngibunaka, ndarumva ko basenga uyu munsi, reka ngiyo. Ndakugendeye nginguka mu muryango w'urusengero, uwari uyoboye icyumba aravuga ngo dore wa mukobwa nababwiraga nzabatumirira, ngo umwe wabaye umubikira,
ngo Imana yakoresheje kuri boîte Cadillac gashya, urusengero rwose rukuma mu mashyi. Bamwe ngo naduha ubuhamya, aravuga ngo agiye kuduha ubuhamya mu bashyitsi bari batumiye, nta n'umwe rurakahagera. Nuko aravuga ngo aho abashyitsi bacu twatumiye aho baramusangira barakomerezaho, cyangwa se ashaka soza iteraniro, abantu bose ati nashaka ari keshi. Nuko amereza mikoro ati twasenze bihagije, komereza aho utangira utubwire ubuhamya bwawe turabushaka. Nibwo bwa mbere abantu bari bansabye ubuhamya, nkiyumvamo kudatanga ubuhamya, numva fashwe n'ifuhe rirenze. Ndavuganiye nitegereza iteraniro ntubuse namwe muri abantu bo guhabwa ubuhamya, ni murabona ngewe Riziki Chantal nabaha ubuhamya. Ndavuga ni nta buhamya bwanjye mbahaye, nimukwiranye n'ijambo ry'Imana. Numva urusengero rwose ngo ariko sinabyitaho, ndabihorera. Ndavuga ni dufate Bibiliya dusomera ijambo nababwiye, ntangira kuryinjiramo mvuga ukuntu abantu bakabije kuba benshi, amakorari ari urujya n'uruza. Ndivuzeho mpinguka kuba pasiteri, mvuga ijambo ari ryo ryanzaniye akaga. Ndavuga ni birababaje ko umuntu agenda mu modoka, wajya kumva ikiganiro cy'abanyamakuru kuri radio ngo bafashe umupasiteri asambana. Ndavuga ariko buri urupasiteri rusambana rwabuze iki? Ni kuko umupasiteri wahangaye gusambana ntaba akitwa pasiteri, urwo ni urupasiteri, n'igisambana cyabuze iki? Ko Imana iba yarabahaye abagore, ubundi icyo bari kujya gushaka atafitiwe mu rugo ni igiki? Ndavuga ariko ibi bipasiteri Imana izabica, nizabanika, nizamanura inkota mu ijuru, izabatera ku mutwe, ntibazabura gupfa bapfuna ubwongo. Ni nta mupasiteri cyangwa umushumba wo gusambana. Ndavuga nizabica we, n'ubuyo baza ko abapadiri bari gusambana bingana iki? Mu gihe navugaga gutyo, nari ndi kugenda negera korari, ndi kubwiriza, ndi kugenda nyisanga muri kwa kwegera korari hari umugabo wicaye imbere ku ntebe y'imbere muri korari, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yari pasiteri n'agapira karakoste kakabodi kamubanye. Ntago yaje kwicara mu myanya y'abakozi b'Imana, sinamenye ko ari pasiteri. None nagiye mwegera mukoraho ndabeshyara. Ubwo urusengero rwari rwuzuye abantu, hari amakuru ko pasiteri asambana. Inkuru ari kimomo, abantu bose bahise bakoma mu mashyi, bamweta amavuta, abandi ati imbaraga, ati komereza umukozi Imana tuziyigihe. Umugabo arahaguruka umwe aravuga ati rata mukozi w'Imana, ntago dukwiranye n'ubuhamya, dukwiranye n'ijambo ry'Imana. Ati bakabije kuba benshi. Numva urusengero rwose ati bakabije kuba benshi. Ngewe sinamenya ko ntayibuye ku karere, ntago nari nzi ico nkozi cyari cyo. Noneho navuga ni bakabije kuba benshi, abantu bose ati bakabije kuba benshi, abantu bakiyamira simenye impamvu. Hari umugore wari uhagaze ku muryango yambaye ikanzu yamagaze, ikanzu ibonerana ya gapira, harimo akasujipe kafeke, hari amakanzu yazaga utashyiramo iyindi security imbere bakakureba wese uko uteye. Noneho yarahagaze ku muryango n'ibara rya suve yambaye ukaribona rwose, ukabona uko ateye wese. Ndamamagara ni wowe, ni ngwino, nikira vuba. Umugore araza, aje ndamubaza niko ye, imbere y'Imana muri inzu y'Imana uri umukirisitu, ubaga umudiyakoni, wiyitiki mu nzu y'Imana, aheraho Imana. Ndamubwira nkubwira ibara ry'ikariso wambaye, nta yerekwa nagize, araye amaso y'umubiri. N'ubu uretse ngewe abandi mu iteraniro nta bandi bayibonye, ngoresheje ikizamini hari benshi bakubwira ibara rya suvetoma wambaye. Ndamubwira none se ubaga indaya, aheraho Imana uri kabwera uri igiki? Naho wa mugore bamuvugagaho ko ari habara ya pasiteri. Aho nga abantu bose bakoma amashyi bakabije kuba benshi, amavuta, abantu bakajya bahaguruka, sinamenye impamvu. Mvugo narishimye aho, mbese bavuga ngo nugushima aho abantu bashakaga, nge narindi gukoraho abantu bari gushaka ntabizi. Haba hahingutse umusore w'umuvugabutumwa aza akuzanira n'ibikabyo. Ngira ngo umushyitsi nta nubwo wari uwo muri ADPR, nta nubwo icyo gihe aza yambaye agapantaro yapokese kamubanye, ubanza ari uko yari idashoboye no kugera haruguru, wagira ngo ntago yariye. Noneho agakoti yambaye gacimburiyemo hagati, arangije nta Bibiliya yari afite document na agenda na telefone. None mugihe agiye kwicara mu myanya y'abavugabutumwa, ifu ryari ryamfashe kare. Niba ari ifuhe, harimo abambwira ngo hari abageze ko ngira ngo ni umushiha, ubwo nuko nyine nta kundi murihangana. Njye ariko nuko nakoreshejwe icyo gihe, mpamagara wa musore nti ngwino.
ni ngwino nigira vuba we ni ngwino araza kuko abantu bari bari kwiyamira agira ngo nizanyigisho ziharawe zibitangaza. Ndamubaza nikoye uri umukozi w'Imana? Naho umusore ndi evangelist. Akivuga gutyo abantu bose bakabije kuba benshi. Ndamubaza ntiwahura nawe mu nzira akamenya ko uri umukozi w'Imana ninde? Itandukaniro ryawe n'abantu bantu bisi njya mbona n'abahanzi bisi imyambarire yabo uwagutandukanya nabo batondorera amazina nirihe? Nidore mbese ndako gapantaro wambaye kakubanye data inyuma imbere wagira ngo wicaye mu gasahani. Nikoye umukozi w'Imana yambara ipantaro imeze gutyo. Abantu bose bakabije kuba benshi. Nihuse narangije kuvuga icyo mvuga mamagara baza kwihana. Naho pasiteri yasohotse ajya hanze ahamagara abadiyakoni babiri bamureba bamwumva, ahamagara ku buyobozi bw'akarere. Arahamagara ati bayobozi bakuru mu Tabara. Haje umuntu wiyita umukozi w'Imana kuri iyi paruwasi ni gutya, aravuga ngo akandi afite ingengabitekerezo ya jenoside. Yakomerekeje abarisikapi abantu barize kubahoza byatunaniye. Mu Tabara ataragenda asobanure iby'ubutumwa ari kuvuga ibyo ari byo. Bene data narangije gusengera abantu. Umudiyakoni mwamfata ukuboko ati ngwino baragushaka muri biro. Nkigera muri biro rero pasiteri aransuza amereza umukono aturaho nanjye ntimuraho neza. Arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko ndi pasiteri ntiyego ngo ariko ndashaka kukubwira ko uri igicucu urinjije, uri ikigoryi, uri igishegabo, wagishuba zikowe. Nikoye ibintu byose Imana igutumye niko bivuga wanjijiwe. Dushobora kugira ubwenge wagicucuwe, wakigoryiwe, wagishegabo we, wagishuba zikowe. Numva ndababaye. Ndamubwira ni pasiteri ngiye ukubwira gutyo nikoye ngo ibintu byose Imana igutumye ariko bivuga. Ndavuga ntari ngewe n'Imana uzi ubwenge kurusha undi nindi. Buriya ndi muntu ki wo gukosora Imana ivuze. Nuretse nanjye ibyo Imana yagoreka nubwo uri pasiteri washobora kubigorora. Arambwira ngo mva mbese aho ubera igishegabo, wagicucu, wakigoryiwe, wanjijiwe. Ngo yewe gume muko gusaba uyu musore uzagushaka ngo kabishywe warabuze n'umugabo. Ndamubwira ndi pasiteri aho mwabakoye hari uwanjye ni kandi mpfuye ndashatse sinjye wa mbere utagira ngo mfite ikibazo cy'umugabo. Ndamutse mpfuye ndashatse ntagashye n'abanjyanye mu ijuru. Sinjye wa mbere uzaba utashye mu ijuru ntubatse. Neri yari mu ijuru nta mugore, Elisa ntawe. Ndamubaza ni Yeremiya wigeze wumva aho yafashe irembo? Ni Yohana umubatiza umwe wabatije Yesu Kristo wigeze wumva aho umukobwa yabajije izina? Ni Yohani wundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimu nigeze wumva wayishuriwe ibyayishuwe hari agakobwa kahamusuye? Ni Paulo we yaravuze ngo ubishoboye yibere nkanjye. Ni ntaga ibyiringiro byanjye ari umugabo uzabaze. Ni rwose ntashye ndashatse nta kibazo ngewe nzagirana n'umuremyi wanjye. Nuko ngo avuga ko wamubuze wanjije wagicocowe ngo ubundi se niwe musore wakwemera. Nuko ndamubwira ni rero pasiteri ndabyemera ndi gicucu ndinjije ndi ikigoryi ndi gishegabo ndi gishuba ziko n'ibindi byose wumva wantuka kuri nge nta kibazo. Ariko nkwibazirize ndemera ko ndi umunyabyaha niwe uri umukiranutse. Ni pasiteri kutukana buri wagushatse ntiyumiwe ntandusha ibigeragezo. Nereka nigendere mu kumusezeraho gutya ubundi yari yagundira ikiganza yanga kundekurira akaboko. Yanze kurekura ikiganza ndamubwira arambwira ngo rero ngo numvishe ufite ijambo rikomeye ngo ijambo ry'Imana ngo none ngo ikintu burura buri ubwenge ngo reka nkwigisha ubwenge. Ni nta kibazo. Amereza inkuru za Daniel muri Bibiliya. Urya yajyaga kuvuga abami akavuga ko yabonye ibinyamaswa. Ni buriya Daniel iyo ataza kugira ubwenge ntiyari gupfa. Ndavuga ntibyanditse ko Daniel yatinya abami bo mu isi. Niyaza kuba yaratinya abami bo mu isi ntiyari kwemera kujya mu rwobo rw'intare. Ngo ari kuri ncakura ngo ubwo bwenge ubukura he? Ngo cyangwa uri muri bamwe basengera mu butayu. Ndamubwira na Yesu Kristo umwana w'Imana yararagayo yajyaga gusengerayo nkanswe ngewe ngo ye gusengera mu butayu nanjye ntiyego. Arambwira ngo ndavuze ngo guhera uyu munsi ntuzongere kugaruka hano kuri urusengero. Ngo ndabivuze kabiri ntuzongere kugaruka. Ngo ndabivuze ngo ntuzongere kugaruka kuri urusengero gatatu.
ndamubwira ni yo ni pastor ni kibi nuko wambona iwawe n'umunsi wambonye iwawe uzafata ipanga uhere kuri uyu mutwe wanjye ucocagure utemagura ugeze ku birenge n'uwiteka Imana yera yo mu ijuru namenye ntizigere kubaza n'igitonyanga cy'amaraso yanjye ntari kwahaho nta n'inzu ya dawe uri mu ijuru aha nzahaza aha nzahagaruka 1 2 3 4 5 6 7 naho nzahagaruka arambwira ngo ndashaka kumenya ko ukomereye mu byo wizeye ngo ariko ngo ndumva uhagaze neza mu mwuka nuko arangije amereza ijambo amereza inkuru za Dawidi na Natani abeshi murarizi iriya jambo buryo Natani Imana yamutumye kuri Dawidi yasambanyije muka Uriya akicisha Uriya n'umugani yamuciriye ibyo mutunzi n'agatamu noneho ndamubwira nti rero pasiteri abanyabwoba bose bitwaza uyu mugani nariko iri jambo si cyo rigendereye cyari rigendereye kumvisha Dawidi cyaha yakoze uburemere bwacyo n'igihano bigendanye urupfu Uriya yapfuye na Dawidi yarakwiriye kurupfa ingoma yigahabwa Uriya kuko nawe yarakwiriye kwamburwa ibyo afite bigahabwa umukiranutsi nuko mugihe twe turi kuvuga ibyo umugore w'umuhanuzi abakomanze ku rugi ati riziki nanjye ni Karame ati sohoka nkubwire pasiteri atabimushaka mwese muramubona nyuma y'amateraniro umugore aramubwira ngo pasiteri nagize ibyago napfushije none mumereza aragakadona mutegure nkamuhereze asohokana isakoshi nkamushyiriremo nigendere njye gutabara umupasiteri abyumvise ati sohokana isakoshi bayiguhereze mu gusohoka umugore afata ukuboko anjyana hirya nuko hegereye mu hafi y'amatuwarete anyereka ibiganza ati do tireba ku maguru ati reba imyenda nambaye arambwira ngo ndi umusirimu sinahangara kuza ku nzu y'Imana sagurike arambwira ngo rero ijwi ry'Imana Imana hereye kare inzanira n'iyerekwa ryawe ihereye kare imbwira ko ugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro Uriya muri kumwe muri biro mwari muri kumwe ni Yuda umwe wagambaniye Yesu Kristo arambwira ngo yaguhamagarije polisi Imana yayiyobeje irambwira ngo ati rero muri kumwe muri biro ntiyakwisa igicucu injiji igishegabo n'igishuba ziko n'ikigoryi ntiyego nari ndi kumwe nawe ntihoya ntiyagwaye inkuru za Daniel muri Bibiliya ntiyego nari ndi kumwe nawe ntihoya ntiyaguhaye inkuru za Dawidi na Natani ntiyego nari ndi kumwe nawe ntihoya ani dore rero yahamagaje polisi yaguhimbiye dosiye ikomeye dore yagukingurije gereza arambwira ati ugiye kubazwa ibibazo udashoboye no gusubiza utazi n'imvu n'imvano zabyo nduzashobora kubyisobanura uzitwa urupfu rw'agashinyaguro arambwira ngo dore polisi Imana yayiyobeje ibajyana imukove ati dore ku mukove bahavuye irongera abayobya ibajyana Tabara ariko ubu ngubu niba ari bwongera kuyeba kuko ubu ngubu turi kuvugana ari kubayobora neza bagiye guhikoza aha mu kanya ati mu kanya gato urabona bahingutsa arambwira ati niba ushaka no kunyara winyarete tugatsindwe kizwa n'amaguru urapfuye umugore yahise asimbuka ariruka umva ko ntazi kwiruka ye baba we nahise nzamura ingutiya ndirukanka ngeze mu manda wa kaburimbo mbonye akamoto ni marayika wari ukazanye nahise mbamba umumotari murembuza ahitaza duhita ducaho ndamubwira nihute dukomereze ko Nyabugogo dore ko ibyanjye ahanini n'abamotari intambara zanjye ziba zirimo n'abamotari nuko twageze Nyabugogo rero mu kuva kuri moto arambwira ngo ndamubaza ninda kwishyura ngahe arambwira ngo umva mere wanjye ngo naho wakwigendera nta kibazo arambwira ngo nyihera aho ngaho 500 ngo ndabona uri umuntu w'Imana ni nayo nari ifite imbere n'inyuma mu isakoshi mu gufungura isakoshi ngo nyamuhe umujura baraje amshikuje telefone abarirukanze mu kugenda rero aciye muri amakwasteri mu mamodoka ya Nyabugogo nasigaye nivovotera Imana nishyura umumotari ariko nsigara nivovotana Imana nzajya ngukorera wowe umembe bibi gusa nta cyiza mugena nari ndi kwivovota ariko nibuka naho nagombaga kujya kubwiriza ariko kuko nta bundi bushobozi nari mfite nuko nahisemo kwitahira ariko nta mbabaye nkigera mu marembo yo mu rugo rero sanga umukecuru waturutse Muhanga ari kumwe n'abasore babiri
bantegereje sinari mbazi nabo ntibari banzi ariko ngo bari bazanywe Imana yari yaciye kuri uwo mukecuru ari marayika w'Imana wabashoreye bagera mu rugo bicarira ku ibaraza ngihinguka mu marembo umukecuru ahaguruka ati Imana uri rudasumbwa Uwiteka we uri igitare cyanjye utetse ijabiro Imana iravuga ngo nukuri ntabwo wambeshye uwanumyeho n'uyu imyambarire isura indeshyo ingano aravuga ngo n'uyu ntabwo wambeshye aza kumobera yishimye muri kwa guhoberana bayuzuye umwuka wera ubuhanuzi buramanuka Imana iruruka ivugana natwe ati Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi Imana y'abasogokuruza bawe Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana irambwira ngo mwana wanjye wanejeje uyu munsi irambwira ngo natumye abahanuzi benshi barandenguha ngo ariko wowe wagiye umfatira kiraki bw'umugara uragikacira ndi mu ijuru ndaseka irambwira ngo nasetse ngo nakwishimiye ngo n'abamarayika bari kukurunguruka bene data wenda akantu navuga ngaha titire ufite icyubahiro ufite ntacyo bivuze imbere y'Imana niba udakiranuka abasambanya inshuro nyinshi abantu bakunda gusambana Imana ibita imbwa ariyo mpamvu yambwiye ngo wafate kiraki bw'umugara ngo ndi mu ijuru ndaseka irambwira ngo reka nongere ngusekere nuko ajya mu mwuka nyine wo guseka Imana irangije irambwira ngo wibabazwa na telefone yawe nayikubikiye Imana irambwira ngo ngwaye akakonje k'ibyumweru 2 ntuzagira aho ujya ntuzajye kubwiriza ntuzajye gusenga irambwira ngo nakaruhuko ngo kuko sinezezwa n'ibitambo kuruta umuntu unyumvira irambwira ngo naho wamara ibyumweru 2 ubwiriza cyangwa wiyirije ubusa irambwira ngo uyu munsi wonyine uranejeje kuruta igihe wafata uri gusenga Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye wigira ikibazo cy'ibyo kurya nzi ibyo ukunda akira ibyo kurya akira ibyo kunywa nuko irangije irambwira ngo Uwiteka dore wagukingurije urugi rwa gereza ariko irambwira ngo ndahiye kwera kwanjye sinuma rurugi barwegekaho warukinguje atagiye kurungurukayo irambwira ngo ndakurahiye humura ashyitse umutima mu nda yambwiye ibintu byinshi irambwira ngo ntabwo nzigera n'umukandagira no ku marembo ya gereza Imana imaze kumbwira gutyo ako kanya Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye umugisha imbwira byinshi niriwe mvuga aka kanya n'ababani bahereza umugisha twari turi kumwe kuko bari bumviye umwuka w'Imana nuko birangije rero mu kubusezeranaho mbasezera ngira ngo mbaherekeze baravuga ngo wibagiwe ko Imana yavuze ko utemewe kurenga aha hantu kuko Imana yari yambwiye ngo ntuzagire naho ujya uzagumaha uzajya ukaraba wambare wisige urye unywe ubujijwe kuva aha hantu nuko noneho ngo namaze kuhava imodoka polisi bahageze wa mugore bari bamujyanye muri biro umwe mu diyakoni pasiteri akibona abapolisi presenta ko abandi bari bagize ihungabana bakasorinze batashye uwo mugore wagize ihungabana rikomeye nuko ubwo bashatse Riziki barambuze basabye umuntu ufite nimero yanjye batanze itangazo mu rusengero ruyifite arayitanga bacishijemo basanga yabaye nimero compose bene data burya hari naho Imana ica mu bajura Imana igatabara umuntu ni ukuri sinari kugira imbaraga zo kwijugunyira telefone ariko urumva icyo gihe n'abajura n'Imana arabakoresheje baba abakozi bayo barayinyambura mujura arayinyiba nuko ibaye compose bafata gahunda yo gufata ibyumweru 2 ngo iyo telefone bambe batanga nimero yanjye mu midugudu bazahamfatire neza nihuse ariko hazamo n'abapolisi karere Imana ibaha umugisha baje mu buryo bwo kureba ibyahabereye kuhaneka koko niba ibyo babwiwe ari ukuri noneho rero mu butasi bwahakorewe icyo gihe bamwe ngo bakagera abagore ati hano mwagize ibihe byiza abagore ati ceceka si ibihe twagize hano haje umukozi Imana imumugisha ati rwose twari tumaze igihe mu rungabangabo bavuga ko pasiteri asambana tugahakana yego bamwe twajyaga tubona utuntu tw'utumenyetso ariko nuko Imana yamugaragaje yamushyize ku karubanda we n'ihabara rye noneho polisi bakajijisha ariko twumvishe ko uwo mukozi Imana yasengeye abarwayi b'ibicuri bagakira ati hoya yasengeye abihana ibyaha arangije arigendera ubwo urumva amakuru bajyanye yizewe nayo bakuye mu bakristo noneho nyuma y'ibyo haciyemo icyumweru kimwe icyumweru cya kabiri nibwo ubuyobozi bwaje gutungura ya paruwasi baza gukora ibintu byo gukontorora wa mupasiteri bamutunguye aza kuburirwaho amafaranga agera muri miliyoni 7
ubwo bahise bamamagariza ubuyobozi bwa leta kuko ayo mafaranga mu kuyakana kandi imibare byose bimufata pasiteri nawe ajya gufungwa. Abantanze kujya kurunguruka muri gereza aho yashakaga konge. Ya dosiye yanjye bibuze gisunika. Nuko ahantu rero Imana itangarije icyumweru cya kabiri cyararangiye, haza umwe gutya mu bapasiteri wo mu ntara mu gice cy'amajyaruguru yiyiziye muri business izahura n'umukozi w'Imana muvuga butumwa, barasuzanya bamvugaho, bavuga ukuntu bateguye igiterane bakanshaka bakambura, ariko ntago cyari kiraba kandi abakristo banshaka barahamagaye n'ubundi biranga. Wa muvuga butumwa aravuga ataha tuye ndahazi, bituma baza kundeba tubwara umukobwa wasanga yararwaye mu nzu, yaraheze mu nzu, reka tujye kureba. Bageze mu rugo basanga ndahari, ndabakiriye bene data, bambaza impamvu ntari kuri rezo, mbaho ubuhamya, bituma umwe yari afite telefone ebyiri amereza imwe, aravuga tukava kuri rezo. Nuko ikimenyetso cy'uko ivuga butumwa ryaye cyari rirangiye, bambe konje yanjye yari irangiye. Cyakoze bene data, muri iyo minsi ibyo byumweru bibiri Imana yari yampaye, nkuko yari yambwiye ngo akera ibyo kurya, yateje abantu kunshaka bari banzi n'abatanzi, harimo ngo nabo nasengeraga simbizi. Nuko urahamagara bambura tubwara umukobwa wabona yararembeye mu nzu, wabona Riziki yaragize ikibazo, bamwe bakajya guhaha Nyabugogo. Icyo gihe naratuwe, ngira ngo simperuka guturwa nk'icyo gihe. Habaye agashya abaturanyi Riziki kutajya mwivuga butumwa, bamwe tubwa buri Riziki wasanga yarananiwe yararembye, ati tugufasha iki, tugukorera iki. Bese muri ibyo byumweru bibiri Imana yankoreye agasurprise ranetesha pe. Nuko ndashimira Imana. Uwo mupasiteri nawe yafunzwe nk'agahe nk'ukwezi gutyo, yari yagiye kurunguruka si ugufungwa, nyuma baza kumufungura. Ndashimira Imana. Sawa rero, ariko twigaruke kuri rya jambo ngo abantu bakabije kuba benshi. Ikibazo si uko insengero zitubatse neza, ikibazo ubwo ni insengero zo mu mwuka, ni insengero abantu bakabije kuba benshi, ab'Imana ishaka ntiri kubabona. Nuko uramenye utazasigara. Imana nukuri muri bake mu ngabo 300 Imana iri kwemera, waranire kubamo ku buryo wazatabarukana na Kristo amahoro, nawe ukanesha isi ukazasoza urugamba amahoro. Ariko utaguye mu nzira, utaguye ku kagezi, udasigaye kuri aka kagezi ka korona wenda muri iyi minsi Imana iri gupimiramo n'abakristo ngo uhasigare uhagwe, siho honyine. Nukuri ibyiza biracyaza n'ibibi biracyaza, kuko tukiri mu isi kugeza igihe Yesu azagarukira. Uhore mwiteguye muri maso kugaruka kwa Yesu. Murakoze. Imana igushoboze kuba mu mubare mutoya, Imana yishimira. Muraho yemwe, muraho bene data, mugira amahoro. Reka dusenge. Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, turinde kuba mu mubare nyamwinshi mu gihogere cy'abantu benshi kandi utishimira. Dushoboze kuba mu mubare muto nk'uko Yesu wirirwanaga n'abantu benshi, ariko mu gutaha ugatahana n'abigishwa 12 kandi habonetse 5,000 binarenga by'abantu. Ariko dushoboze kuba mu mubare wishimira, kandi abantu benshi bari kujabagiza amazi urimo inkimbwa, bari gukora ibyaha ngana ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubahe kugarura imitima, bave muri rubanda nyamwinshi, bave mu kwirara, bashaka ubwami bw'Imana. Abazi uko biboneye, bambara ubusa ngo Imana ntibireba, bakabajabagiza amazi urimo inkimbwa. Ubahe kwisubiraho, abakobwa babaye ibirara, abasore, abagore, abagabo, ubashoboze kwita ku iherezo ryabo kuruta ibindi byose bari gushaka. Urakoze kunyumva, ngahurushaho kweza umugeni wawe no kumutunganya kugeza igihe uzagarukira. Urakoze Mwami Yesu ko wanyumvise, tubisabye Data wera wo mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Muraho yemwe.